kugambanirwa wonse twavuga ko bagambaniwe vuga ariho utiyohura n'ubuhanya ko mu modoka yarimo abagenzi bangana gutyo nta muntu baziranye wenda wari kukazana ngo agashireho kubera we ashobora kuba yahuye n'ubuhanya akicaraho kari cyangwe yaragafite yes birashoboka yoba ari imari so birashoboka yoba ari imari yoba afite isoko runaka kuko nyine ntiwabonye muri Kongo baza bica abantu bakabarya harahandi misi wabonye biba tahandi wabonye babaga umuntu bakamurisha umutsima ariko muri Kongo byarabaye hari n'ingingo zimwe na zimwe z'abantu buriya ngo ziba zinahenda cyane ku isoko nibyo gamvuze bishaka kuvuga ko tidutangazwe n'agahanga twarabonye aho barya inyama ibyo nibyo dutangaza ejo kuba gafite uko nukuri ashobora kuba gafite kimwe nuko nanone kaba kari gafitwe nundi ko nyine byanga bikunda hari umuntu runaka wari ugafite yego tikaje gabye impanuka ngo kama kaza gusa kikubite mu modoka. Reka nanone twongere kandi tubaramutse tubifuriza gukomeza kugira ibihe byiza n'amahoro y'Imana aho muherereye hatandukanye mwe mwese mukomeje gukurikira Blessed Family TV dushimira abantu bakomeje kuza batugana bakomeje kuza muri benshi nyaboneka turabashimira cyane muri abantu b'abagabo hanyuma nawe utaraza udukurikira ariko ntusubscribing please nyaboneka kora subscribe kugira ngo ujye ubasha kunogerwa n'ibiganiro n'amakuru atandukanye tugiye tubagezaho turi kumwe n'umutumirwa n'ubwa mbere mubonye kuri televiziyo ariko kandi benshi basanzwe bamuzi bagiye banamubona ku mateleviziyo yandi agiye atandukanye ndagira ngo mwikaze yego urasangwa karibu cyane hani wacu yego hanyuma ndagira ngo utangire wibwira abadukurikiye tuze kwinjira mu kiganiro nyizina yego abadukurikiye mwese yambo cyane nitwa Gipfizi Bonfils nkorera ikinyamakuru ca Mibunda TV1 tuye hano Nairobi Kayole aho niho nkorera mwamwumvise rero Bonfils Gipfizi ni umunyamakuru kuri Mibunda TV1 ndagira ngo mugende nyaboneka nawe mu muteze imbere mu mushigikire azagenda bagezaho byinshi bigiye bitandukanye kandi byiza hanyuma Gipfizi amakuru nambaki mwaramukanye mu Rwanda ni meza usibye aya makuru yabaye hano muri Kenya y'umuntu ngo ushobora kuba afatiwe Busia bakeka ko bamwe bako baravuga ngo n'umunyamurenge abandi batise umunyamurenge n'umunyarwanda abandi atoya atafite ibyangombwa bya Malawi utomenya kugeza ubu nyine nationalité yiwe cyari duteze mugana abafara wa Kongo banazo bavuga nationalité duteze tiwamenya ngo se ubu nyine n'umuki ariko hagaragaye amafoto ku social media afite akasa ya kumuntu agafite kari mu mambalaje gutyo mu za paper bag kubera ko tutaramenya amakuru neza yiwe ngo tumenye ahavuye naho ariko bivugwa ko ari mu modoka ya Trinity ivuye Rwanda tiwamenya ngo se yuriri Rwanda cyangwa yuriri Bugande ariko mu kanya abanyamakuru bacu baragera baraza kuduheza amakuru neza yimbitse tumenye uwari we ariko ayo makuru yabaye ni igitangaza kumva amakuru nkayo ibintu ni bibiri birashoboka ko yaba nyine bakamufatanya ari we wari ugafite ariko kandi birashoboka yuko yabarengana cyane ko numvise bavuga yuko batakamufatanya ahubwo bagasanze munsi y'intebe yari yicayemo uriya muntu buriya ntashobora kuba yagambaniwe n'abaje gusaka imodoka bwa mbere cyangwa se nabo bari kumwe mu modoka kugambanirwa biragoye kuvuga ngo yagambaniwe nabo kugambanirwa wonse twavuga ko bagambaniwe vuga ariho utiyohura n'ubuhanya ko mu modoka yarimo abagenzi bangana gutyo nta muntu baziranye wenda wari kukazana ngo agashireho kubera we ashobora kuba yahuye n'ubuhanya akicaraho kari cyangwe yaragafite yes birashoboka yoba ari imari so birashoboka yoba ari imari yoba afite isoko runaka kuko nyine ntiwabonye muri Kongo baza bica abantu bakabarya harahandi misi wabonye biba tahandi wabonye babaga umuntu bakamurisha umutsima ariko muri Kongo byarabaye
hari n'ingingo zimwe na zimwe z'abantu buriya ngo ziba zinahenda cyane ku isoko. Nibyo gamvuze bishaka kuvuga ko tidutangazwe n'agahanga twarabonye aho barya inyama. Ibyo nibyo dutangaza ejo kuba gafite. Uko nukuri ashobora kuba gafite kimwe nuko nanone kaba kari gafitwe nundi ko nyine byanga bikunda hari umuntu runaka wari ugafite. Yego. Tikaje gabye impanuka ngo kama kaza gusa kikubite mu modoka ariko wenda turaza kugenda tumenya makuru mu buryo buhagije tuze kuyabagezaho. Gusa Trinity iri mu bantu ba mbere bagombaga kubazwa wenda impamvu za ndakeka ko n'ubundi ntabwo iravamo igomba ku intervena umukiriya wabo niba igihe yinjiye ntako yinjiranye kandi Trinity imizigo ibiri muri butu wenda yaza kuba ariwe wakazanye yari kubashyira muri butu kugira ngo noneho nibaza gusanga muri butu buri wese yo kwihakana. Ni byinshi ariko nyine kubera ko tutaramenya ko imodoka nkeka iziva izigera gatuna kuri frontiere bakayisaka yagere Bugande kuri frontiere bakayisaka eske kugira ngo kaboneke muri Kenya aho hantu hariho akantu kazinze utosho kumenya ukuri ariko kuzaje agaragara gusa nanone ukurikije aka video gato yaberekanye ubona abantu bamushagaye polisi zimuri hejuru hari uburyo byahitaga bisa nyine nkaho kera hari nk'ibihamya nyine by'uko ni ukuvuga ngo ikintu jewe nicaye ku ntebe ugasanga ikintu hano munsi yanje uvuga ko ari jewe nyiraco aho uri inyuma yawe siwe byoroshe cyane kuba yakigushira munsi ya ntebe wicayeho. Uzi ko igihe kimwe hari umufurero wigara ku inzoga aragenda ngo bamwice agwa iruhande rw'umuhana w'Abanyamurenge kandi sibo bari bamwishe ariko igihe cya mu bitu cya MPR bahita baza bafata barurunga wa muhana. Yes. Umugabo umwe aravuga ati se none barafata abantu bose barunge bose ni ngewe reka ngende yitangira umuhana kandi mu bigaragara ashobora kuba yasiwe ariko bafasha umuhana baruruzi abantu bose abagore n'abana bagize gute kwa mugabo aravuga ati none se turafana umuhana wose reka jewe nitange ngende hagarare mu mwanya wawe no kuvuga ngo yitangira umuhana ibyo zarabaye bishatse kuvuga ko nuriya witangiye nubwo wenda atari witangiye ukundi yaguweho n'ubuhanya niba atari wowe wakazanye yaguweho n'ubuhanya pole sana kandi Imana imusura hari kuko wa mugani wawe warubuse nkuko bafashe umuhana wose nawe byibuze bagombaga gufata nk'intebe nka zingahe zengereye aho yicaye. Yego birashoboka ni nako kwa rukuri ahubwo nsintebe gusa bari gufata abantu bose bari barimo ko wabonetse akahanga k'umuntu wo kubaza n'igihimba kindaho cyari kiri ariko kandi uko babikoze nakakera ifoto berekanye ko ari umuntu umwe bagahaye tibafasha abantu bose ariko ndandakeka ko imodoka itafashwe imodoka yahise ikomeza baze yuko imodoka yo yahise ikomeza urugendo wakwibaza ikintu cyakozwaho ariko itangazamakuru rikorera ahagaragara rizabigaragaza. Hanyuma Gipfizi turukomeje kugenda tuvuga byinshi bimeze nk'udusha bikomeje kugenda biba muri societe haba aho dutuye naho tudatuye ariko hatuye bene wacu. Hari inkuru bunyine irimo ibica bigacika inkuru y'umusore wari usanzwe utuye hano hirya mu karere ka Kitengela wakoze ubukwe ngira ngo ni muri iyi myaka 2 ishize ntabwo irarenga 2 hanyuma akora ubukwe n'umudamu we waruvuye mu Bwongereza ejo bundi aramudeklara tubona amafoto yamuteze yamwakiriye hariho n'akavideo barimo bashima Imana mu ikanisa yuko yahurutse ariko mu mezi atarenga 2 biravugwa yuko wa muhungu yahageze abwira umukobwa ati rwose ntabwo uri mu rugero rwanje ico nari nkeneye nuko wagombaga kungeza hano. Ibyo bintu si wowe nyine amakankayo yagiye akomeza kugenda avugwa hatandukanye. Gipfizi nk'umusesenguzi ibyo bintu urabyumva turabibona uti birashoboka bibaho kuva kera kose Abanyamurenge abenshi mu gushaka bagaza bakurikira ibintu bibiri
bagaza bakurikira umuco w'umuryango. Icya kabiri bagaza bakurikira ubutunzi bw'umuryango. Iyo umugabo yabaga umutunzi abakobwa be barashakwaga badafite inenge bene izi zikabije cyane. Yego. Kandi iyo umuntu yagiraga umuco mwiza n'ubwo yari umukene bamushakiraga wa muco mwiza n'uburanga bw'umukobwa. Erega hari umugani uvuga ngo ubwiza bw'umukobwa nubwo buza bumugazi bwami, ariko ikiza kimutuzayo n'ubwenge bwe. Bishatse kuvuga iki? Umukobwa mwiza ashakwa neza, ariko ikiza kimutuza mu rugo n'ubwenge. Naho uvugiye kuri bari bahungu bari mu gushaka nyine abakobwa bari mu gushakana rero wabihereza muri aspects ibiri. Yego. None uri mugenda akakoreza ifoto. Ifoto buri wese umutima ubugenzure. Wowe ukareba ifoto ukavuga ati izubakana n'uyu. Bamara guhura hakaba humwe kuko ganti babonye ubunyine ntabaranga bagihaba. Yego. Ngo ubaza ate se uyu mwana wo kwa runaka uri aho ameze gute? Ese umuntu boshakana nawe ntabaranga bagihaba. None ukagenda gusa wapfuye kubona ifoto n'ifoto bazabana ikora neza cyane. None bamara kwikora neza akaba ari yakohereza. Wareba ifoto ukavuga ati nta kibazo uyu ngutwo bana. Wamara gushika kuko nta muranga wagize. Ntimwakoze fiançailles byenda uri hafi ngo mumenye. Icya gatatu umuryango akomokamo ntiwawumenye tuzi. Wamara gushika imico ye n'imyitwarire yiwe ikakugura. Yamara kukugora ukavuga ati se kwibaca abantu bari baragowe n'ijambo ry'indowa hano rikaba ryarataye imbaraga. Isi yacu komeze k'igisasu ndamwizirikiraho kuzogeza ryari. Bikatuma uvuga ati yeme aho kugira ngo nihanganire uyu tunaniranye mu mezi abiri kuvuga ngo tuzageze imyaka 100 Imana niduheza kubaho nzoba ngeze soit ukucwa na pressure ukucwa na tension ukucwa niki hari ibintu byinshi byo kwica bitewe nuko ubana n'umugore utishimiye cyangwa umugore akabana n'umugabo atishimiye. Nza mbona inenge imwe ari iyo ngiyo. Iya kabiri hari igihe muri fiançailles umuri hanze ni wari umuhungu ushaka gushaka umukobwa urimo ashoramo ifaranga cyane. Ifaranga kaziramplacisha urukundo kaba nk'ikiguzi none za faranga zigapfuka comportement ziwe na faiblesse ziwe. None wahaye ashaka agamwereka ifaranga ariko hirya ifaranga hari ibindi nibo bari bamuzubona yashika yamwitegereza akavuga ati yeme nubwo ari ifaranga ariko to cyangwa umukobwa arakuze kandi kudashakwa ni si byiza. Noneho nawe akameraga nk'abamuhungu agashoraho wamuhungu ifaranga kubera ubukene buri hano muri Afrika nta kintu tutokora. Ikindi cyari cyo cyose ubu nyine umwana w'umuhungu mutoya iyo ushaka n'umukobwa w'imyaka 60 utarigeze ashaka cyangwa ntagashaka n'umugore ugeze gushaka w'imyaka 50 icyo akeneye ni faranga. Ikibazo kiri rero kugira ngo n'ubundi ukomeze ubusesenguzi watangiye uvuga uti na kera kose iwacu zabagaho umugabo cyangwa se washobora gushingira umwana urebye hakaba igihe ureba muri wa muryango ushaka kumushingira ugashingira ku butunzi buri muri wa muryango. Ariko nubwo bashingiraga kuri bwa butunzi bamwe na bamwe ntabwo byasaga nk'ahavuze ngo nimara kugera muri buriya butunzi iraba intandaro ndashaka impamvu izotuma nanone dutandukana. Babaga biyemeje akavuga ati ndiyemeje nyine nihambiriyeho ga nimba ari igisasu nshatse hano cyangwa nshatswe hano niyemeje kurikiye amafaranga. Ni ukuvuga ngo rero uko iwacu byari bimeze ni gute ubutunzi bw'iwacu butandukanye n'ubwino muri no gutwaje. Ubutunzi bw'iwacu zarenga nimba ushatse umwana isafite inka ntabwo yofata inka 50 ngo ziguze umunsi umwe. Yego. Oya yo kurongoranya akakugabira
hakagutunga hakanagwa iyo wano inka 3 4 5 akaziguheza kandi uruguru wacu none ko byari bimeze ikanisa ryari rifite umukazo munini divorce cyari nk'igicibwa watekereza kuvuga ngo ubigicibwa mu bantu ubigicibwa mu bwoko ukavuga utireka kandi gana bwa butunzi none nimba wahagaze se watunze ariko muri Amerika urahagera mwembi muje muri company ukwezi gutaha pay slip ibimwe ahembwe 3,000 naho ahembwe 3 no maravuga ati uyu cyangwa umurushe uvuga ati uyu ko nana ari ifaranga nako nshaka none ngabazibonye ariko nukuvuga ngo byanga bikunda biba byari muri wa mutima wa muntu uri muri Afrika mbere kuva akigira igitekerezo cyo kumushaka wabifatamwe kubiri ba materialiste kwisi baturaho banyamwishakira indamu na Bibiliya bavuga habe na Mukristo yahuye nabo mu rugenzi abashaka indamu zabo babaho kica kabiri utonabiheza gusa mu ndamu hari n'ibyo nakubwiye ushobora no gushika imico ye n'imyitwarire ye ikakunanira aho ngaho ndahumva ariko nanone ahantu ndimo nibaza tumaze kumva amaka atari make y'abakobwa cyangwa abahungu bagerayo bavuye muri Afrika nta kwezi baramara nta mezi 2 baramara deja divorce kabirabaye abandi yarara yashitse akamubwira ati please gusa benshi ngo hari ukuntu bazabanza agatagetinga ko abona icyangombwa noneho gisa nk'ikimwemereye kuhaba nyuma yo kubona icyangombwa ukumva aragusezereye none se ntiwumvishije ubushize hano inkuru ya metreding hano umwana w'umukobwa wake kuri social media bamubaza ate se wari wakunze ato yasina nakunze nari nakurikiye inyungu kandi yarari hano n'umuhungu uri hano yarashaka inyungu nabo ngo ubone za nyungu zibaye bimuviramo kubura gute kugenda reka kwifatira muri Amerika gusa na hano birahari yego Israel ashobora kuba yaragiyemo banzu yifate ngo mu kanwa ke yaravuze ngo Jesi nakunze ibindi bishobora kugerekwa nyuma y'ibyo intandaro niki ntiyari yakunze kandi kanone ikindi gikomeye wowe upropose umugore wawe uza gushaka umugore wawe ni wowe wamupropose harakubura ati ndagukunze murashakana winjiye mu mutima urabimenya wamenye ko ari ubujyajya hazakora icizere kugira ngo umenye ko ari ubujyajya ni igihe yabivuze kurategera ni igihe yabivuze bishoboka ko n'abariya baza bashakana hari inyungu bashaka ziri behind bamara kuzibona bagatandukana zamara kubura bagatandukana hanyuma ndagira ngo noneho wenda tuze no kugenda mu gihe ibintu nk'ibi bikomeje kugaragara amakankaya akomeje kugaragara kandi menshi ariko nubwo akomeje kugaragara hano dukomeje kwakira amakwe the same case kandi ibintu ni bibiri hari abahungu bava muri Amerika cyangwa muri biriya bihugu byo hanze baza hano agashaka wa mukobwa wa hano yitoranyije yego wa mwana hano navuga ngo aratoranye iyo nika imwe umukobwa yagerayo akamubwira ati please ntabwo ndi type yawe urwego ndimo nawe kameme ko turabona bitaba bihuye umukobwa agacaho iyo ni type urwico ni igiciciro kimwe hari iciciro cya kabiri noneho cy'abakobwa iriya bashobora kuba bafite inenge runaka either ni mukuru cyangwa se afite ikindi kibazo runaka ndabizi umukuru ni inenge ariko hari igihe wenda icyatumye aba mukuru atashatswe mbere wenda ashobora kuba harimo akantu kihishe ahubwo hari ikintu abantu bataza bamenya ikibazo twagize ni ukuvuga ngo mu bwoko bwacu iyo umwana atashatswe n'umunyamurenge tuzumva ko yashatswe icoco bigatuma abakobwa benshi banga kandi twagize todo mortality y'abahungu benshi kuruta abakobwa dufite abahungu benshi bafuye muri izi ntambara kuruta abakobwa bivuga ko abakobwa bari kuzashaka baricaye hari ushobora kuba yari gushakwa n'umuhungu wafuye muri Nansizi yes n'ubu nyine
aracyategereje umunyamurenge none se urambwira ngo azashaka ko afite imyaka ingahe ashaka ko afite imyaka myinshi aho none ico ndimo nibaza rero nimba bakomeje kugenda babona pourcentage z'amadivorce asa afite amakankayo yabo akomeje kwiyongera kubera ko abandi babirenza amaso hanyuma akavuga ati no nanje ndagenda muri iyi nzira harabo noneho abayizeye iwabo bingana gute harabo biza bihira harabo bashatse n'ubunyere bari kumwe barubaka ntiwomenya rero urwo utarubaka ngo umenye ngo se ruzosenyuka geke cyangwa ruzosenyuka wowe bwihaye wubaka ntiwomenya ngo se ruzosenyuka cyangwa ntiruzosenyuka telemake nibijya twavuze uwo mwakundanye ntaba yakubwiye ngo urukundo rwanje rufite garanti ingana gutya hari urukundo rufite garanti iva muri Kenya yagera muri Amerika igashira cyangwa yagera mu Bwongereza cyangwa yagera muri Australia igashira iyo niyo time yerera ruhaye harundi uzagashaka yamara kavuga ati uyu mugore aho yankuye cyangwa se n'umugabo aho yankuye ibyo rwose naremeye reka ndeke kubigitutsi agashaka bakagumana bakabyarana n'abantu benshi kera hari abagabo wagaze usanga nk'umugabo ufite abana ufite nk'abagore babiri wenda mu nzu nkuru bagashakamo nk'ababiri batatu bane ujya mugore mu nzu utoya akamubwira umwana we mutoya tese yewe wakizezewe kende nawe ushake akamupfa gukurura akari aho ngaho kugira ngo za nka bari bafite zidashira babazi bamugenera umunani akavuga ati uyu nguyu inzo bamwirukwana yashika akabyara yabyaye rimwe abyaye kabiri abyaye gatatu yamara ubukicikura n'ise umugore wabyaye kera yabyarange noho uzanarebe cyane n'ubunyine abafite abana si kenshi biri mu gukunda koroha kuba rero inama nagira abakobwa baye bashaka abagabo bari no muri Afrika baze babanza bitonde babyare nka kabiri babone kubatwara abone kuja hanze umuhungu uri hanze washatse umukobwa abaza muri kabyare nka kabiri kandi abenshi ahubwo bari mu kumara bakakreye impamvu zituma badahita babyara bamwe declaration kugira wagije umukobwa kubwiye gutya abahungu ni bashake bajya bamenya ko abagushutse kugira wayobye nubona mwasha ariko biragoye reka ndeke no nira commentaire iragoye tiwovuga tiwomenye ko gukunda ukunga ukorungana rwo ukorungana tiwomenye ko rungana gusa icyo twavuga abantu bakundanye kandi nibashaka inyungu nazo baziha agaciro nimba ushatse umukobwa uvuye muri Amerika arakuzanye agukuye muri Kenya muri no struggle y'ubu buhunzi bumeze gutya akakugeza muri Amerika bazi biha agaciro yego basi mwemerere mubanze mugumana igihe runaka hazagenda izindi ntandaro genda mugumana uko ariko kose kuko ntawera ngo de ihanganire faiblesse ziwe nawe wa mukobwa we washatse umuhungu n'umuhungu washatse umukobwa urino nawe nashika mwihanganirane kuko hatabaye kwihanganirana ngo yose zoshira hari ico yari afite utari ufite yego icyatumye umukunda dabo ushobora waramukundiye ubushobozi n'ubu bazumenye ngo ubu wagize hari aho bwaturutse ni nko kuvuga ngo wari ufite inyota ugashika kuri robine ukanywa amazi ya nyota yashira ugasuka ugafata ya robine ukayisenya waba utekereje nabi n'ubuhemu bukomeye cyane hari abakobwa nagiye mzumvana ngo bagiye ugasanga wenda afite nka fiancé w'umunyamerika akakwishurira ishuri ukiga wa minuza warara wa graduating hatoya ico twari cyatumye duhura nico mugogo sezerera evangeliste mugogo yarabivuze yavuze ati se umuhungu uje kwishurira umukobwa utari mushikiwe utari nta na kimwe bafana ngo yamubwiye ngo aramukunda iryo gusa yamara umukobwa yamara kurangiza agakunda uwundi umuhungu akarwara pressure akagira nawe imanika waretse kwishira muri amariske
ese ubundi kibazo muri Amerika ko hagiye abanyamurenge ntibari abakobwa n'abahungu suko nyine buge bashakana riri ko nokuri buge bashakana riri hari uwonzi urwo rwego twari dutanze hari uwonzi maze imyaka kiraje ku 6 twubatse rero 6 yarageze no kuvuga ngo umuhungu mbere yacu ho gatoya nk'umwaka yari afite ubukwe yego ariko akaba yakundanaga n'umukobwa hakujya hari i Rwanda aramwishurira umukobwa arangije ishuri abwira umutipe aramubwira ati please umbabarire nimbona ubushobozi zo kwishura ifaranga wanyishuriye ariko ndabona bitagikunze yuko twazubakana mfite umuhungu hano tubana nkunda ubundi biragoye gukunda umuntu mutari kumwe yes kuruta muri kumwe ni nacyo gituma Bibiliya ivuga ngo umuntu udakunda mwene se yaba ntibasha gukunda Imana udakunda uri hano wabonye uwo muri Amerika wijwi utegereje gusoma uzovugana uzokunda ijwi biragoye uri muri Amerika nawe wenda avuga ati muri Amerika nzanumva benshi ubaza ngo ese muri Amerika ngo abakobwa bine ngo bari abasazi ngo bari urya agiye kuzana tazi ko ibibazo sara double kabisa ashobora no kuba afite ibisazi n'ubundi biri double atabizi ashobora kuba afite ibisazi bene bibi gifite nk'imiti bari bakubita nk'ibizinzo yamara gushika hariya mu gihugu basaze gamwe bose ntibaga sara double recommandation nimwe bibaye byoshoboka ushaka umukobwa muri kumwe muziranye ureba kuzi wize wamenye uzi kamenya uburakari bwe ukamenya cyangwa se turuzi nk'iwacu mu muhana umwana wacu ushobora kuba yaragiye muri Amerika akaza gushaka umukobwa w'iwacu mu muhana babanye abamuzi ariko umuntu uri umunyarurambo yagiye muri Amerika ashaka n'umukobwa w'umunyabyura cyangwa w'imirimba tazi wabo wamubaza ate se uno mukobwa ninde ngo simuzi ngo barambwiye ngo yitwa ngo nimba yitwa ngo Alex ngo nimba yitwa ngo Felix na Alex isekuru ngo pi uwo muntu biragoye yego mwo kubakana birashoboka ariko kuri percentage nke nico gituma ruguru hose mu mishakira y'abanyamurenge habaga ico bita umuranga yakubwiraga imico n'imyitwarire y'umukobwa akakubwira ko usibye ko hari n'abagaza bacuragura akaba yavuga bamubaza ate umwana wa naka kubera wenda guturana mu muhana yaramuoneshereje cyangwa se bakosanye kuri iki kintu akamuvuga ati n'umurwayi kandi mu by'ukuri atari umurwayi ibyo byarahabaye nabyo ariko kandi mu bantu 3 4 5 ukumwana hano Kayore ubajije abantu 4 5 bakakubwira ijambo rimwe riba ari ukuri apana ubu nyine abantu basigaye bavuga ubushize hari umwana baje kubaza muri bino bihugu ngo amara kumubaza muri bino bihugu abandi barabimenya ko baje kumubaza kandi abamubajije ni abantu bari baturanye mu muhana iwabo baziranye umuntu mwaturanye muziranye mwasenganye mwagize gute uko mwagize kose muraziranye umuntu akamuhamagara ngo atangiye kumukubuza wamubaza ngo si impamvu ni yihe ntayihari uwo nguwo ni umwuka w'ubucuraguzi ni umwuka w'ishari kandi gitwaza yaravuze ngo ikiza kibanziriza kuroga ni ishari abacuraguzi bacuragurira abana b'abandi baza kubaza umwana akamuhindura umurwayi ataramurwayi cyangwa se agashaka inenge ku muryango itagira abo ngabo baracafite ishari ariko ko baragenda atamvere kuroga kuko ngo ishuri rya nyuma umuntu azayiga kugira ngo abashe kuroga ni ukugira ishari n'abantu nabo ushobora gushingira hari uwo nugeze kumva bavuga ngo barashakanye nabyumvanye uriya mukobwa wa Masimba
ngo umukobwa umuhungu ashakana n'umukobwa ngo arangize nyina wa muhungu ngo abwira umuhungu ngo abwira umukobwa ngo tuzoba muri runo rugo uwo nawo n'umwuka mubi nawo n'undi mwuka mubi nimba umwana wawe yashatse swate yashatse umukobwa uri hanze yamukunze cyangwa ari inyungu yakunze reka ubanze uheze agaciro za nyungu uheze n'agaciro urukundo rwe ureke kubasenyera shigikira amahitamo yiwe arizi komeza utange inama ariko tugarana ariko kandi icyo tuvuga cyane tubwira abantu bagomba kumva umuntu uzi njyewe ngiye gushingira umwana waje nkaje gushingira umwana waje umuntu uzi wamara nawe ugafata amatelefone ku ruhande ngo kuratangira uhaye umbwira aguca intege ubona umwuka wo gucuragura kandi uzava muri uwo utangira gutwara uduhanga tw'abantu yinjira icama ariko tugana ku musozo mu by'ukuri abantu bashaka nuzaza uhitamo ukavuga ngo ndashaka uyu genda umenye ko ari uwo nguwo kandi unyurwe n'uwo nta muntu uri parfait muntu udafite nta muntu uri inenge imwe zibiri ashobora kugira ibyiza 8 inenge zibiri hari wogira inenge 8 n'ibyiza 2 nigiye kubana n'umuntu uzugenda uderibera nyine tumu yego ni ukuvuga ngo ico bita kubana niki n'ukwihanganirana intege nke z'uwanyu waruha wasenga Imana ikazomuhindura atahinduka ukazimenyera telemake gusa hari zutomenyera hari inenge zimwe utazumenyera ziba zibangamiye nk'ubuzima zibangamiye ubuzima zozo ntiwoshira muri riski ariko nuzoza ushaka gusa bagerageze baze bashaka abakobwa bakiri mu kigero cabo niko kwiza kugira ngo naza no abe n'ibitekerezo burya umuntu mungana yego umuntu mungana kurya muzamuvugana ibitekerezo bigihuye ariko iyo ushatse umuntu mutangana ibitekerezo buriya biba bibushanye wowe ibitekerezo biba biri ku 8 ku 10 iwe bikiri kuri 5 ku 10 ariko kandi iyo umugabo yashakaga umukobwa ukiri mutoye yazaga murera ukarera umugore wawe wamushatse ari muto agakura akavamo umuntu muzima ariko hari n'abagore biragoye ko umugore we yorera birabibaho none se uzawumva Abigail muri Bibiliya tumve ko yagiraga umugabo waza guhubuka cyane umugabo ashobora kuba afite ako kantu ashobora no kuba n'umukobwa by'iki gihe ashobora no kwiga kuruta umugabo akamurusha ibitekerezo ariko kera iyo yakurushije imyaka ukuntu biza bimera nko kukurera kandi ka kantu ka responsibility Imana yashize mu bagabo kaza gakora noneho iyo kahuraga na wa muntu nawe usa nk'ugiye kukurera bikagora kuba oyaye dufite ingero nyinshi cyane mu bwoko bwacu abagore bagiye bashaka abagore bato ubundi ahubwo umwana ukiri muto umwana w'umuhungu ukiri muto umushingiye umukobwa umurutaho ufite ubwenge azayubaka uti impamvu urya mukobwa aba afite ubwenge azamenya uburyo amwitwara akamenya ko umugabo afite ari mutoya akamuhereza igihe umugabo yamara gukura hagafata responsibility kamenya n'icubahiro umugabo amu yego kubaha niki kubaha n'ubwenge cuco kubaha n'ubwenge kandi ubwenge ni ukumenya igihe ikintu cyose kugikorera mu gihe cyacu yego Gipfizi rero turagushimiye kubwo kwitaba ubutumire bwacu no kuganiriza abakunzi bacu wakoze cyane sawa murakoze namwe Blessed Family kudushigikira no kutwamamaza abantu bose batureba kuri Mibunda TV1 bakora subscribe comment na share kugira ngo tubashe kubana tuzatubagezaho ibitekerezo byacu namwe muzamutwandikira muri commentaire mutubwire ndetse n'ibindi tugomba kuganiraho n'abatumirwa tuzazana nabo tuzabazana baganira ku matopic y'ubuzima busanzwe bwo muri community ndetse no mu gihugu byacu
tuzaze tubiganiraho nakagenda kagaruka. Yes, yego urakoze cyane rero abadukurikiye mukomeze mugira amahoro n'amahirwe y'ama subscribe twababwiye kuri Blessed Family TV ndetse no kuri Mibunda TV1 mushigikire niko kwiza murakoze. Yego